Kantangire ngusuza gukurikirana ibiganiro byacu wahisemo gukora subscribe kuri YouTube channel kandi uri agaciro gakomeye udukurikira uri mu Rwanda udukurikira uri hanze yarwo kankubwire ngo Imana iguhe umugisha birashoboka ko utameze neza reka nkubwire ijambo ryiza ngo Yesu araruhura kandi akora imirimo ku bantu biranga ku nshuti bikanga ariko kuri Yesu ntibijya byanga nkuko mubibona hano imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa kandi iyi channel ndibuze kubabwira izina ryayo mujye kujya mukurikira ndabizi neza muzahembuka muzanezererwa kandi azaba ari ibintu byiza cyane wowe uhisemo kudukurikira no gusharinga iki kiganiro Imana iguhe umugisha kandi wowe uri hanze y'igihugu cyane yumva uzanze y'igihugu East Africa abagande abarundi abatanzania abanyakenya abakongo abantu mudukurikira muri hiryo mwarenze amazi magari ubwo ni Amerika Australia Canada muri Amerika mu Bwongereza n'ibindi bihugu mugiye ko mugenda mudukurikira mwese Imana ibaha umugisha muraho neza wa mubyeyi we muraho neza Pastor Justin amakuru nananze kwivuga ngo nze kureba ko bafindura ijwi ryanjye none wisumvuga ntabwo naguhereza umeze gute umeze neza ndashima tuguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel murakoze cyane ubundi amakuru yawe yanjye ni neza hari umuntu ugukurikiye bwa mbere akubonye wenda ntiyarazi ko waza kuri YouTube arakubonye ubundi witwa nde nitwa Mukakarera Arodi yego ndi mama n'umugabo umwe n'umwana umwe kuki uvuze ngo umugabo umwe hari n'abamama bafite abagabo benshi ntabwo mbizi nyine uravuze ngo uri umumama ngo ufite umugabo umwe hariho n'abamama bagira abagabo benshi oya ntabwo mbizi ariko njyewe nkunda kwipresenta gutyo sinzi impamvu nyine igihe tuzi ikibazo nkubajije hari n'abamama bagira abagabo benshi uravuze ngo ndi umumama w'umugabo umwe ushatse ko hari n'abagira abagabo barenze umwe burase ntibyashobokara simbizi bitewe n'iki gihe kuko urabivuze mpita niyumvisha navuze wasanga haba hariho n'abagira abagabo benshi bibaho niyo mpamvu uvuze uridekara uravuze uti njyewe ndi umugore ufite umutware umwe twagize n'umugisha turabyara ku izina ngo ry'umugisha mujya vuga ngo ry'umugisha ntibabone iry'umuvumo ni mama Linda iry'umuvumo niri ibyo nanjye ntabwo wabibaza ntabwo nabisobanura iry'umuvumo niri abantu bajya bavuga ngo ku izina ry'umugisha ndi mama Linda ni mama Linda mama Linda karame ku izina ry'umugisha ngo ndi mama Linda iry'umuvumo naryo umuvumo mfite nyine hari ibintu bijya binseza ngiye nkatembagara kwivuga nyine ko abantu banyuze mu nsengero ko abantu banyuze mu byumba by'amasengesho biraryoha ngo nitwa ngo Rodi ngo mfite umutwaro umwe ngo ni umwana umwe ngo kandi ngo ndacyagerageza kujya mu ijuru nimba hari n'abatakibigerageza bibaho rwose ntabwo hariho inzira nyinshi yego hariho inzira nyinshi iyi YouTube channel ni YouTube channel ugiye kujya ukunda kugaragaraho yego mu bikorwa bigiye bitandukanye yaba iby'urukundo ukuntu ntangiye kukuvugira ibintu yaba iby'urukundo kugaburira nk'umuntu ushonje ubabaye ijambo ry'Imana ubuhamya ku bantu bagiye bagira ubuhamya tubahaye ikaze baduhamagare batangire bazi ko ubundi mama Linda kuki iyi YouTube channel wahisemo kwita mama Linda nari nabahisha izina yego ni mama Linda niko izajya yitwara ni mama Linda official mama Linda official munyarukire kuri mama Linda official muboneho ibiganiro byiza impuguro nziza ibintu byiza nyine ibiganiro bigiye bitandukanye ni ukubera iki wumva warahisemo ni ikihe kintu cya mbere cyatumye wumva wafungura YouTube channel cyambere cyatumye numva nafungura YouTube channel urabona iterambere rigeze yego ibintu byinshi biri gukorerwa ku ikoranabuhanga interinete ibiki
icya mbere ibi bintu bikoze neza byaba akazi, ikindi nk'abantu batanga ubuhamya, abantu bashima Imana, byagera ku bantu benshi, byafasha kunyuzaho ijambo ry'Imana, bigatuma mbese imirimo Imana ikora yamamara ikagera ku bantu benshi kandi mu gihe gitoya. niyo ntego yawe? niyo ntego yanjye. Ikindi hajya hagira ikintu kiboneka nkaba nafasha. ukaba wafasha. mu buzima busanzwe ukunda gufasha? Nkunda gufasha cyane. yego. hari n'akantu n'izina Imana yanyise, yambwiye ngo njye ndibwira abantu, yanyise Dorukasi. ubu uri Dorukasi? Imbere y'Imana ni bishatse Dorukasi. kuvuga ko nanjye dusoza iki kiganiro umfasha. oya uriyeranje uje kureba ukuntu umfasha. nugira ikibazo, niba hari ikibazo ufite, nta kibazo, mu bushobozi bwanjye ntabwo nabikemura byose, ariko uko mbishobozwa. Mama Linda, Karame. tubona kuri YouTube channel abamama benshi muraza mukaza kandi mutambutsa ubutumwa bwiza, ndetse mufite n'ibikorwa byiza pe, ariko sinzi impamvu muhita muhinduka. hari ingero tekereza ko ntiwakora YouTube utayikurikira. Yego. hari ingero z'abamama benshi Yego. bagiye baza hano kuri YouTube, ntashaka kuza kugarukaho mu mazina. Yego. ariko ibintu byabo bigenda birangira nabi. kumva twakiriye message z'abo bahemukiye, kumva twatangiye kumva ngo ifoto ya runaka ngo asambana, ngo video ya runaka, ibintu ngibyo twatangira kumva batangiye nko gusenya ingo. urabona ari zihe mbaraga ufite ku buryo YouTube itazasenya urugo rwawe? YouTube ntabwo izasenya urugo rwanjye kubera ko natangiye mvuga ngo mfite umugabo umwe. ngira ngo aho ngaho rega n'abandi nabo bari bafite umugabo. ntabwo nzi uko yiperezanse, nta nubwo nzi uburyo yiperezanse. ubwo ni ukuvuga ngo ni nka gasopo utanze ko ufite umugabo. ibintu byo kuguha, ubwo umuntu ugomba kuguhamagara ni umuntu ugomba kuguha sapoti no kukugira inama y'uko ushobora gukoramo ibintu kugira ngo birusheho gutera imbere no kuzamuka. ntabwo ari uwo kuguhamagara akubwira uti nabonye uri mwiza. none naguhamagara bwakabikubwira. nubwo ko mfite umugabo umwe, nta wa kabiri nshaka. nta wa kabiri nshaka. umutware wawe arabizi ibi bintu? umutware wanjye arabizi neza, ubona bikunda, arabizi ko uyu murongo uhagazemo kandi winjiye mu bintu bigoye. kuko YouTube, ndagira ngo nkubwire iki kintu n'undi wenda nimvireho. YouTube mbere y'uko iguha amafaranga urabanza ukayashora. tekereza ko ushobora gukora ikiganiro ukagishoraho 20,000 ikizinjiza na views 100. urumva? ya mugabo wanjye arashyize. noneho akaba ari nubwo wakora ikiganiro akantu wibereye mu rugo gusa, katagutwa icyo kagutwara internet, ukabona kinjije ibihumbi udashobora gutekereza. nuko YouTube ikora. bisaba kudacika intege, bisaba kutavuga ngo ntibizamuka, bisaba kwishimira views 3, ukishimira views 1000, ukishimira 100, ukishimira 200, ukishimira. urumva? ariko kandi reba ikiganiro kiri kuri iyi channel yawe, ndeba aho kigeze ubundi, kandeba ahantu kigeze, ni isekere. Oya ndaseka numve ko utacitse intege. ntabwo naziciye. ntabwo naje njerega. nta gucika intege. utangiye nta kamera nabyo ndaje nze mbikubaze. kandi abantu ni karibu, muze mushima Imana, imirimo Imana yabakoreye. nk'icyo ubona cyafasha abandi, nk'inyigisho yafasha abandi, uze uyitange. ni ukuri. rega nta muntu wigira, kandi ubunyarwanda yaravuze ngo iminsi 2 wifitiye sabu 11 umaze kwireberwa n'abantu 52. abo bantu 52 uzi ukuntu ari benshi. ni benshi cyane. uzi baje iwawe ntabwo wabona aho bicaza. ndabeshya? nagerageza iwawe. ariko abantu 50 ni benshi. abantu 52 ni benshi. ni benshi.
ni benshi rero ahubwo wowe utangiye ku buryo buri hejuru cyane kubera imana yego uyu munsi wa none rero umutwaro waragushyigikiye nizere ko azi n'imbogamizi ziba muri YouTube yego ushobora kwakira meseji utigeze ukereya yego ushobora kwakira ibintu byinshi nyine ushobora guhuramo n'ibintu arabizi neza ushobora ko kujya muri telefone akasanga umuntu yanditse ngo ndagukunda cyane n'umutima wanjye nizere ko ibyo agomba kubimenya ko mu kazi bibamo arabizi twarabiganiriye ni ibintu mwaganiriye yego amakuru ufite nuko nta n'ikintu ujya ukora utasenze nta na kimwe nta na kimwe ujya ukora utasenze nizere ko hano bazajya bakurikiraho ijambo ry'Imana harya ngo ni mama nde Mama Linda official wo dukurikiranye jya kuri Mama Linda official Mama Linda ni nk'igiki cyakowe mu buzima bwawe ukishima bwira bibiri nyine bwa mbere na mbere cyakubayeho ukishima urakibuze oya ntago nkibuze ahubwo muri byinshi uri kujonjora ikintu cyakubayeho nawe uhita wumva urishimye icyambo wumva ndishimye ni byinshi oya ndashaka yego ariko nkura n'umugabo tubana muhura bwa mbere cyangwa mubana duhura bwa mbere guhurerega buriya harimo ikinyarwanda gikomeye dufata umwanzuro wo kubana muhura warishimye biri mu bintu byagushimishije ubusanzwe ushobora kuvuga ngo reka kuri iyi YouTube channel yitwa Mama Linda official nayisapotinga nayibere umujyanama ku muterankunga yakubona gute nimero yanjye ya telefone karindwi yego 91 iri no kuri WhatsApp nk'umuntu ukurikirana izi mbuga nkoranyambaga ni ikihe kintu waba warabonyeho ukabona nticyari gikwiye kubaho ikintu nabonyeho nkumva nticyari gikwiriye kubona abakozi b'Imana baje ari abakozi b'Imana babwiriza ijambo ry'Imana ko n'abahindutse bari gukora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro ni kuri birambabaza yego bidahesheje Imana icyubahiro birambabaza weho wumva ufite izihe mbaraga zo kubuje kubihindura ibyo bintu icyambere nubwo wenda navuze nje kuri YouTube channel ariko ni n'umuhamagaro Imana yarambwiye ngo uzankorera ndavuga ariko se nzawukora gute ntabwo nzi kuvuga sinzi kubwiriza ibyo ntibyagutera ubwoba kuko na Mose yamutumye muri Egiputa kandi atabasha kuvuga umuhanuzi twari kumwe ibyo nabyibajije mu mutima ntabisohoye inyuma umuhanuzi twari kumwe Imana imuniraho aravuga ngo tuzaba tuvuga mu mwanya wawe numva ko nta bundi buryo umuntu ashobora kuvuga mu mwanya wanjye ariko nafungura YouTube channel nkajya ntumira abakozi b'Imana bakaza bakabwiriza yego bakavuga mu mwanya wanjye ijambo ry'Imana rikagera mu bantu benshi wowe uravuze ngo ugiye kuba umuyoboro wo kugira ngo abantu baze bakurikira ijambo ry'Imana nicyo kintu kiguhagurukije ahanini ibikorwa by'urukundo birimo kugaburira abashonje erega buriya kugaburira abashonje ntabwo twabishobora ntabwo bose twabamara ariko buriya no biri 5 bya kawunga burya Imana ishobora kwigaragariza kuri uwo muntu bikazatuma wazajyaho imifuka y'akawunga abantu kuko yatabawe mu gihe gikomeye kandi atabarwa n'uwari ufite umutima hari ikindi kintu cyansonetse cyane muri uru rugendo duhura n'intambara nyinshi ibitugerageza ibiduca intege ariko Imana ikahaba ikadutabara rero njye ikindi kintu cya kabiri nyamukuru kinzanye hari ibintu byinshi Imana yankoreye numva ntaherana ku mutima numva nasangiza abandi uburyo nzashima Imana
byagira abo bifasha uburyo Imana yantabaye hari abo byafasha nkatekereza ko hari abandi nanone Imana yakora ibintu bimeze nk'ibyanjye yego abo rero nabo baza tukavuga imirimo y'Imana tukavuga ibitangaza Imana yakoze yego mfite ubuhamya Imana yarahabaye ni ukuri yarahabaye uyu munsi ahantu umubyeyi wanjye atari kugira icyo akora uracyafite ababyeyi afite mama gusa papa yaratashye kuba umubyeyi se ataragize icyo akora kubera yari afite ubushobozi cyangwa nawe byari birenze ubwenge bwe kuba umubyeyi ntacyo ari gukora byari birenze ubushobozi bwe yego umugabo wanjye hari ukuntu tuza tukavuga ngo Imana yakoze ibintu ngo ababyeyi banze urumva kandi muri iyo sansa bivuzemo ntibyumvikane neza nyamaze Imana wenda tuvuge n'urugero yakwishyura ideni rya miliyoni mama we ntaho yari kuyakura umutware ntaho yari kuyakura ni urugero ariko Imana ikoresha umuntu araza yishyura rya deni aho niko abantu bakagombye kubisobanura ubwo ari ukuntu tuzana story tukavuga ngo umugabo ngo yarananiwe ngo n'ababyeyi barananirwa noneho tugahita twumva ko nk'ababyeyi bakubereye gito Imana yankoreye ikintu umubyeyi wanjye atari gushobora umugabo wanjye yatse konji mu kazi nawe araza ariko ntacyo yari ari bubashe inshuti zanjye nazo zarandebaga ntacyo zari ziri bukore yewe Imana yankoreye ikintu kitari gukorwa n'umuntu uwo ari we wese niyo mpamvu uzakitubwira umunsi ntekereza ko hari n'abandi Imana yakoreye ibitangaza nk'ibyo bazaza tukifatanya tukavuga imirimo y'Imana mbese utanze uravuze ngo umuntu ushaka kujya kuri mama Linda official nagutelefone kuri 078 52 91 49 8 aza kubiteho ubuhamya yitaye aza ashyireho ijambo uvuge kwera kw'Imana aze nyine atambutseho aho Imana yamukuye hatarimo gusebanya ari igihe umuntu reka nkubwire abantu benshi baje bavuga ibintu by'ubuhamya baba mama ariko kumva bashyize amabanga yabo hanze nanone kuvuga imirimo Imana yagukoreye urayivuga ariko nanone wirinda kwimena inda kuko hari igihe Imana igutabara ikagutabara ariko cya kintu n'ubundi ugakomeza urugendo aho ngaho ushobora kuvuga ko yagutabaye ariko uvuga ko cya kintu yagutabaye nuramuka ugishyize hanze ushobora kugira abantu bari bumve batewe ipfunwe n'icyo kintu kuri bo nubwo wenda Imana aho yagutabaye mama Linda we wagize ngo singushimiye yari samari yo kugira ngo ubwire abantu YouTube channel yawe yitwa Mama Linda official bajyeho bakora subscribe kandi Imana irabaho umugisha ibahaze n'uburame rwose ababikora ni nk'izihe ni nk'icyo kintu wumva kizaba kuri iyi channel ugatungurwa nyine ukumva uratungu nimba n'abantu benshi bampamagaye baje gushima Imana bizanezeza bizakunezeza ni nk'icyo kindi kizakuba kumva uratungu nkumva ndatunguwe njye nangira YouTube channel ntago narenze ko ibintu bavango byo guhembwa biba ariko nawe n'ukuntu abantu babishyiramo imbaraga navuga ngo bibaho by'amafaranga ntabwo njyamo cyane ariko nibyo nkora birayinjiza oya urahembwa nibyo ariko tugiriwe umugisha n'Imana bikazamuka ukagera ku rwego ihemba byagufasha na support muri uyu murimo no kuko birashoboka ko abagiye kujya baza hano bagiye kujya bitegera n'urugero wenda muraziranye cyangwa se nabashatse kwivugira iby'Imana yamukoreye ariko bishimisha cyane kurushaho nk'umutumirwa aje niyo byaba bibiri ukamubwira utakira ufata akamoto ariko ibyo amafaranga umuntu ashaka kubishyiraho nuko nzi ishyira abanyarwanda bafite abanyarwanda bagiye ngafuza ni kubice no bajya hema oya ntabwo cyo kinzanye oya ariko ni nacyo kikuzanye kuko nuko ntabwo ari cyo kinzanye bura cyane Justin oya nubundi nyine ibyo ngibyo buri muntu wese ahita abyumva ariko nge nivugiye ngo tugiriwe ubuntu n'Imana YouTube igahita izamuka niyo mirimo y'urukundo ariko reka nkubaza uzi nka YouTube iguhaye 100,000 n'urugero ku kwezi
muri uko kwezi w'idepasho senkani si senkani ubitse muri senkani ugakuramo 25 ukajya nko kugaburira umuntu muri ubwo bushobozi bwa 25 uzi ukuntu umurimo waba wagutse ukoroheye uzi nk'ubu ugize amahirwe ukahita ubona nk'umuntu ukubwira uti mama Linda nabonye ukuri kwisobanura njye nkwitegereje mbona hari ibintu bikubitsemo wanze guhita ubwira abantu urumva agahita avuga uti kanguhe support ya kamera niyo yaba akuguriye kamera ya miliyoni urumva ubwo urumva ibintu n'akazi katagiye koroha noneho muri kwa kundi ushakisha ushobora no gushaka umunyamakuru akaba ari kugenzura ibyo bintu uri mu kazi urumva biroroshye kandi n'aba bantu babonye uburyo ki bya bintu noneho mama Linda official ibageraho bigenze neza ukumva se bitabyoroshye rero njye ibintu bifinina sinjya mbijyamo urumva ibintu bifinina sinjya mbijyamo iyi YouTube channel mama Linda official Uwiteka izamure ihembwe mu izina rya Yesu hanyuma n'ibitekerezo byawe byiza ufite Imana ibashe kubiha support bizagere ku bantu benshi kuko ndabyemera pe kubera abantu bavanga ijambo ry'Imana ntirirebwa ariko riranareba rero ariko hibyuzanye rikabibera abantu inkunga ikomeye bibera abantu ubuhamya abantu bamenye ko Imana ikora nanjye nzaguha ikiganiro ndi kuvugira iby'Imana ikora urumva hari muri ya miguruko yanjye nzashyiramo rwose agakote urumva cyaza agashati mvuga agakaruvati nze nicare mvuga ibintu Imana igikora mvuge byibuze ibintu 12 Imana yakoze ku buzima bwanjye bikomeye cyane urumva noneho Imana ikomeze igende izamura iyi YouTube channel rero Imana iguha umugisha turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye murakoze cyane yego nizere ko ubwo abakunzi bawe bagiye kujya baguhamagara kuri nimero ndetse no kuri YouTube naho iri bugeho bari bukomeze baguhamagara kandi nizere ko uzajya ubitaba igihe icyo ari cyo cyose nzabitaba katugushimira murakoze cyane Imana iguha umugisha ibiganiro bya mama Linda wowe warudukurikiranye bizahora bigaruka nakagaruka cawo cawo kandi turabakunda cyane